ni umuntu wamennyeho acide. Mwari mufitanye irihe sano? Ni umudamu twari inshuti. Umugore yavuye kuri moto ajya gusuhuza yancorekeye, yinjira mu nzu, wa mugabo bari ujya kwishyura umumotari ko bahoberanye bitana sheri, byose abireba. Umumotari rero aragenda abwira umugabo ati umugore wawe ko mujyanye aha, nkaba mbonye uwahobe yamwita sheri, bimeze bite? Umugabo ati kandi umugore yambwiye ko agiye gusenga. Aho umugore atahiye umugabo aramukubita ati kuki wambeshye ko ugiye gusenga kandi ugiye mu bandi bagabo? Umugore aramuhakanira, ninjye wamwihamagariye. Ndavuga nti ndahari ngwino ndebe. Hazazanye na acide. Naraje uko nakaje muhereza ifoto, we yari afite amaboko inyuma ku mugongo, yashyize ku mugongo. Muhereje yazanye akaboko nkuje kwakira, ahita amenaho mu maso. Amennyeho mu maso kugira ngo kano kaboko kabe karahiye. Yamennye mu maso vahanaguzaho, nako kahita gashya. Nano mu gatuza harahiye, impamvu naho hahiye nihanaguje umwenda, igitenge nari nifubitse narakihanaguje, nacyo ngikenyeye gitakintwika. Bo bavuze yatorotse gereza, bavuga ko yacukuye inzu. Ko nari mfite ibipfuka ahantu hose, urabona gupfuka mu gahanga na ku mazuru, barapfuka gukayona nk'umupira uhambiriye, bagacisha n'ibipfuka inyuma hose no ku ijosi no ku mutwe kugira ngo iby'imbere bitavaho. Nyine nabaga ameze nka baro, nk'umupira ubanza uhambiriye. Nkumva nyine nshaka gupfa. Amaso kuno ntagahumiriza ngo afunge burundu, afungaho hagasigaramo umwanya. Urumva umuyaga ubucamo cyangwa se ari umwanda ukaba wakwinjira. Utazi umwanzi asiga umubiri. Ntakiruta Imana ari umugore mwiza nk'abandi bose, ateye imufi, afite ikimero. Gusa uwari inshuti we magara cyane yamenye acide mu maso, ubuzima bwe buhinduka uwo munsi. Niko inshuti ni Yesu. Uyu munsi turi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu. Twaje gusura uyu mubyeyi umaranye imyaka myinshi cyane umubabaro udasanzwe w'inshuti yiwe yamugambaniye, twaramuteye ubusembwa azabana nabwo igihe cyose. Turi be proud. Amazina yawe yose witwa nde? Ntakiruta Imana. Ku ndangamuntu habaho udukubo tubiri, ubwo nagumanye iryo nyine. Ntakiruta Imana ni muntu ki? Ntakiruta Imana ni umumama w'abana 4. Ibyo gusa. Yego. Umubyeyi w'imyaka 35, abana 4. Anga twabasanze ni hehe mutuye agana? Akarere ni Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu, Kagari Kamuntu. Twamaze igihe gitoya niyo mpamvu. Nturahamenyera. Twamaze ibyumweru nta n'ukwezi kurashira. Umudugudu ni Muganza. Mbere y'inkovu, mbere y'ibitaro, mbere y'ububabare bwari kuzamukurikirana igihe kirekire, Ntakiruta Imana yari umugore usanzwe ubayeho nk'abandi bose, arera abana biwe, agerageza kubaka ejo hazaza ndetse n'ah'abana be. Nk'abandi bantu benshi yari afite inshuti ashobora kubwira ibibazo bye, inshuti bashobora kuganira ku buzima, ku rukundo, ku bana no ku bibazo byo mu rugo. Muri izo nshuti hari umugore umwe wamwiyegereje cyane. Ntakiruta Imana ntiyari azi ko uyu mugore umwiyegereza umunsi umwe azagira uruhare mu guhindura ubuzima bwe burundu. Inkuru yawe uburyo nayimenye nayibwiwe n'abantu, ariko ntibyari binagoye kuko umuntu akwitegereje ku isura ashaka kumenya ni iki cyabaye.
ntabwo ari uko nguko wavutse. Kugira ngo umere gutya byaturutse he? Byaturutse ku bushye. Ku bushye busanzwe? Ni umuntu wamennyeho aside. Mwari mufitanye irihe sano? Nta sano twari dufitanye, twari inshuti bisanzwe. Ni umudamu twari inshuti. Uyu mugore mwamenyanye muti? Ni iki cyatuma mufata nk'inshuti yawe magara? Umugore twamenyanye bisanzwe, tumenyana kera, twari inshuti tumaranye igihe kinini turi inshuti. Ahubwo haje kuzamo akantu gatoya kivangamo, hari navuga ngo ni Satani wabivanze. Inshuti ya Ntakirutimana yari umugore wari usanzwe afite abana. Igihe kimwe yaje guhura n'umugabo washakaga ko babana nk'umugore n'umugabo. Kuri we byasaga naho abonye amahirwe mashya mu buzima. Amahirwe yo kugira urugo, amahirwe yo kugira umugabo, amahirwe yo kubaka ubuzima burambye. Yabyizeye cyane ku buryo anagurishije imwe mu mitungo yari yarasigiwe n'ababyeyi be. Yumvaga atangiye ubuzima bushya, yumvaga abonye umuntu bazabana igihe kirekire. Ariko nyuma gato urugo rwabo rwatangiye guhura n'ikibazo gikomeye. Twabaye inshuti kera nko muri 2010. Atari yashaka, yari ari mu rugo bisanzwe, abyarira mu rugo. Maze kubyarira mu rugo aba inshuti n'umugabo n'umusore, bararambagizanya, barashakana, bakora ubukwe, barasezerana. Bamaze gusezerana ariko ntiyari yababwiye ko yabyariye mu rugo, yari yarabibahishe. Inshuti ya Ntakirutimana imaze kugera mu rugo, babuze urubyaro. Umuryango w'umugabo nawo utangira kwibaza, ese kubera iki batabyara? Kuri uyu mugore igisubizo cyasaga n'icyoroshye. We yarasanzwe afite abana, yarazi neza ko ashobora gusama. Niyo mpamvu yatangiye gutekereza ko ikibazo gishobora kuba kiri ku mugabo. Ariko aho gushakira igisubizo mu buryo busanzwe busobanutse, yatangiye gutekereza ku kindi kintu kibanga ahisha umugabo we. Ikintu yarazi ko umugabo we atagomba kumenya. Yatekereje ko bishobora gukiza urugo rwe, ariko aho kurukiza yaje gutangiza ibyago bikomeye. Bamaze gusezerana babanye imyaka 4, babura urubyaro. Imyaka 4 nyine ishira batarabyara. Aho yashatse mu miryango yashatsemo batangira kumurakarira ko atabyara. Nyine bakamutoteza ko atabyara. Kandi bakambwira ati byanga bikunda ahubwo umugabo niwe utabyara kuko njye mfite umwana. Noneho ariko mbere ajya gushaka uwo muhungu, mama we yarapfuye asigarana na papa we. Papa we agiye gushaka undi mugore abanzaho umwana w'8 kuko n'ubundi niwe mwana yari afite uwo mugabo. Abanza mu 8 we agiye no gushaka, aragurisha nyine, aramukorera byinshi byo kumufasha nyine ngo ashake. Birangije aho ashatse agezeyo abura urubyaro, ariko yaragiye afite nk'ibyo nakwita amafaranga yajyanye bubaka, afasha umusore kubaka. Ushobora ko agize uruhare runini mu rushako rwe. Birangije abuze urubyaro, rero abonye ko bari kumutoteza, bashaka no kumwirukana. Arambwira ati ko mbizi mbyara ahubwo buri mugabo ari utabyara. Ati waba inshuti n'undi muntu ku ruhande akaba ari untera inda tukabyarana, bikitwa yuko nyine mu rugo twabyaye. Yego. Inshuti ya Ntakirutimana yaje gufata icyemezo gikomeye cyane. Yatekereje gushaka undi mugabo agasambana nawe mu ibanga. Intego yari imwe, gusama inda. Hanyuma umugabo we akazibwira ko inda ari iye. Yatekerezaga ko iyi nda niza ibibazo byo mu rugo byabo bizahagarara, umuryango ukareka kumubaza impamvu adasama, umugabo akishima, urugo rugakomeza. Ariko umugambi wose wari wubakiye ku kinyoma. Wa muntu w'inshuti ye aranamunganiriza, arambimbwira ko yamubonye, aranamunyereka. So turamwita inshuti, reka tumwite inshoreke. Yego. Aramunyereka, anyereka amafoto y'umugabo we. Arambwira ati ndebera yuko mbyaye nta kibazo, bitabirabo. Rero ajyaga kureba n'ubundi iyo nshuti ye, iyo nshorekeye, akambwira ko agiyeyo. Cyangwa aho narindi yahacaga agenda. Ubwo yakumeneraga amanga yowe wari inshuti ye magara. Yego. Umunsi umwe wa mugore yafashe icyemezo cyo kujya guhura n'umugabo bari bamaze iminsi bacuditse. Mu gutega moto ntiyamenye ko ateze moto itwawe n'umuturanyi wiwe.
Mu kugera ahajya ahuza urugwiro n'umugabo yari agiye kureba motari byose abyitegereza. Mu busanzwe bavuga ko ibanga ari irya babiri, nyamara guhera uyu munsi ibanga rye rigiye kuba irya benshi. Agiye kureba wa muntu w'inshuti ye rero atega umumotari baturanye urugo ku rundi, ariko atamumenye, atarebye mu maso ngo arebe uwari uwateze. Yarihutaga nyine ahita agenda asaba umumotari uparitse ati tugende. Umumotari ahamujyanye kuri ya nshuti ye yanshoreke. Umugore yavuye kuri moto ajya gusuhuza ya nshoreke ye, yinjira mu nzu, wa mugabo bari ujya kwishyura umumotari ko bahoberanye bitana sheri, byose abireba umumotari rero aragenda abwira umugabo ati umugore wawe ko mujyanye aha nkaba mbonye uwahobe yamwita sheri bimeze bite? Umugabo ati kandi umugore yambwiye ko agiye gusenga. Ubwo urumva hahise habamo ikibazo. Nk'uko Ntakirutimana bivuga, umugore mu guhindukira yageze mu rugo asanga umugabo yamenye amakuru yayabwiwe na wa mumotari. Amubaza ibyo yari arimo, amushinja kumuca inyuma. Muri uwo mubabaro wose umugore yatangiye kwibaza ikibazo kimwe gusa: ninde wantanze? Ninde wanshyize hanze? Aho umugore atahiye umugabo aramukubita ati kuki wambeshye ko ugiye gusenga kandi ugiye mu bandi bagabo? Umugore aramuhakanira. Umugabo aramubwira ati ndabizi neza wateze uvuye aha. Amubwira nyine aho twari turi, aho yateze aturutse. Amubwira aho yateze aturutse, amubwira n'aho yamujyanye, amubwira n'inzu uko isa n'igipangu uko gisa, amubwira n'umugabo yamushyiriye uko asa n'ibyo yari yambaye byose, nyine nk'uwari uhibereye. Byose aramusobanurira. Umugore we agatekereza ko ibyo umugabo amubwiye agasanga nibyo, ariko akibaza aho byaba byaturutse kugira ngo umugabo abimenye hakamuyobera. Ntakirutimana niwe wari uzi uyu mugambi. Niwe wari uzi ko inshuti we yashakaga kujya kureba undi mugabo, ndetse niwe wari uzi n'impamvu yabikoraga. Yewe yari azi byose, bityo igihe ibanga ryamenekaga inshuti yiwe ntiyiriwe ijya kubaza ahandi, ndetse nk'uko undi uwo wese yabitekereza, nta kundi kuri kwari gukenewe. Yari abizi neza ko ari Ntakirutimana wamutanze. Haratekereza avuga ati ubyanga bikunda uriya munshuti wanjye niwe wandeze ku mugabo, kuko nta wundi muntu n'umwe nigeze mbwira ibanga ryanjye. Kandi birumvita. We yumvaga ko byanga bikunda ubwo ari njye wabivuze, kuko yumvaga ko nta nubwo ari gutekereza ko hari ahandi byavuye. Yarandakariye ntiyagira ikintu ambwira. Barambwira ati nubone ko uzambwire nze nkurebe. Ntakirutimana yari yarabaye umuntu uyu mugore yizeraga, ariko noneho ibintu byose byari byahindutse mu maso y'uyu mugore. Ntakirutimana ntiyari akiri inshuti, yari umuntu yibwiraga ko yamugambaniye, yari umuntu yibwiraga ko yasenye urugo rwe, yari umuntu yashakaga kwihimuraho. Nk'uko Ntakirutimana bivuga, uyu mugore ntiyaje kumubaza ukuri, ntiyaje kumva uko ibintu byagenze, yaje afite umwanzuro, kandi uwo mwanzuro wari ugiye kugira ingaruka z'iteka. Ninjye wamwihamagariye, ndavuga nti ndahari ngwino ndebe. Hazazanye na Side, twari dufitanye amafoto menshi. Arambwira ati mpa amafoto njye kwereka umugabo, nzayagarura. Ata kandi uyampe yose ntusigaze n'imwe. Nzi ukuntu agatima kaje, ndagenda muhereza amwe, nsigaza imwe ku ruhande ndayigumana. Naraje uko nakaje muhereza ifoto, we yari afite amaboko inyuma ku mugongo, yashyize ku mugongo. Muhereje yazanye akaboko nkuje kwakira, ahita amenaho mu maso. Amennyeho mu maso kugira ngo kano kaboko kabe karahiye. Yamennye mu maso mpahanaguzaho, nako kahita gashya. Nano mu gatuza harahiye, impamvu naho hahiye, nihanaguje umwenda, igitenge nari nifubitse narakihanaguje, nacyo nikenyeye gita kintwika. Igitero cya Side gishobora kumara amasegonda make, ariko ingaruka zacyo ubana naziteka, ndetse hakanakurikiraho ibitaro, hagakurikiraho kuvurwa. Hari igihe hakenerwa kubagwa, hari ububabare, hari inkovu, ariko hari n'ikindi gikomere abantu batabona n'amaso, igikomere cyo mu mutima. Kureba mu ndorerwamo ugahura n'isura itakiri iyo wari usanganywe, gusohoka hanze abantu bose baguhanze amaso, kubona abana bawe bakureba bakakuyoberwa, kandi nawe ukibaza uko uzabasobanurira ibyabaye. Nyamara kuri Ntakirutimana kurokoka igitero ntabwo byari iherezo ry'urugamba, nibwo urugamba rushya rwari rutangiye.
nyuma yaho ngo habayeho kujyana kwa muganga, we yahise yirukanka ntibari kumufata. Ndi kwa muganga mazeyo nk'iminsi 3. Ninde wari hafi? Ninde wari hafi? Umukecuru n'abaturanyi n'umukecuru twari kumwe bahise banjyana kwa muganga. Nyuma ndi kwa muganga hashika abapolisi baza kundebayo, bati ninde wagukoze ibi? Ndamubabwira. Bati se yaguhoye iki? Nti nanjye ntacyo nzi. Se muhurira kuki? Ntabwo nicyo nzi nuko twari inshuti, sinzi impamvu yabigenje gutya. Bajya kumufata rero, barambwiye ndabarangira, bajya kumureba baramufata, bamujyana kuri polisi, baramubwira ati se niwe watwitse runaka? Ati cyane ni njyewe. Ati se wamuhoye iki? Ati namubikije ibanga ararivuga nicyo namuhoye. Abivuga yemeye cyane ntacyo yikanga. Ati wamubikije irihe banga? Arabwira ati naciye umugabo wanjye inyuma ndabimuganiriza kandi nta wundi muntu numwe nigeze mbibwira. Ati none umugabo wanjye yarabimenye. Ati kandi nta wundi muntu ubizi uretse we. Ati ubwo niwe wabivuze rero. Bamusize kuri polisi, bajya kureba umugabo we. Bagiye kureba umugabo we, uwo mugabo we ntiyarazi n'ibyabaye, ntiyarazi ko umugore yamenyeho aside, nta kindi kintu yarabizi. Umugabo bajya kumureba nawe baza bamwambisa amapingu, bamubwira ko umugore yaje kumurega. Umugabo baramubwiye ngo uyu bamuzanye nyine muri polisi aho umugore wari. Ati umugore ati ibyo umugore wawe yakoze urabizi? Ati hoya. Ati none ari hano rero yaje kukurega ko wamukubise uyu munsi uyu n'uyu wamuhoye iki? Umugabo arabwira ati icyo namuhoye yambeshye ko agiye gusenga ajya kureba undi mugabo. Urumva umugabo nawe yarahise agira ubwoba yumva ko wenda bari bumufunge. Ati none wabwiwe n'iki ko avuye mu bandi bagabo? Umugabo ati reka mpamagara uwabimbwiye. Ahamagaye ashyiraho parireri, bumva yitabye uwo mumotari, abisubiramo ati umugore wawe namukuye ahamujyana hariya, byose abisubiramo n'umugore yumva. Kuva ubwo nyine ahita amenya ko yandenganyije. Mbere ko agusuka ino aside haba hari amagambo yabanje kubwira runaka? Habe namba. Ntiyakumenyesheje ngo reka data ntiyigeze ambaza icyabaye, ntiyigeze amenya ndakarira ngo menye ko harimo n'ikibazo. Byagumye nk'ibisanzwe, ntiyigeze anyereka ko hari ikibazo gihari. Nubwo inshuti ya Ntakirutimana yamwangirije ubuzima yaje gufatwa, ntabwo gufatwa kwiwe kwahise gushyira iherezo ku nkuru. Uyu mugore yaje gutoroka gereza ubugira kabiri. Yagerageje guhunga ibihano, yagerageje guhunga ibyo yari yarakoze. Yaje no kugera muri Kenya yewe, aho kure cyane yaho byose byatangiriye. Nyamara aho ngaho niho uyu mugore ngo yatangiye kwibaza byinshi ku buzima bwe, niho yatangiye kwireba akigaya, niho yatangiye guhangana n'ukuri kw'ibyo yakoze. Arasigaye rero byaje kugenda biti? Umugabo barakomeje baramufunga cyangwa bafunze umugore? Umugabo bamubwiye uko umugore we ibyo umugore we yakoze, umugore we bari we bafunga, umugabo we arataha ajya mu rugo rwe. Bamufunze igifungo kimeze gite? Umugore baramufunze amazemo iminsi mike yatari yaburana, akiri kuri brigade. Aho bari bamufungiye hari harimo ibikoresho bakoreshaga hari wenda bicukura sinzi ko bavuze yatorotse gereza bavuga ko yacukuye inzu. Shaka kuba baramusuzuguye wenda nk'umugore bakamushyira ahantu hari ibintu, acukura inzu aratoroka, imvura iri kugwa ari nijoro aratoroka, aragenda hashize igihe kinini, agaruka yaje gutora indangamuntu yari yaragiye i Bugande, barongera baramufata, nabwo ari dizinefu aratoroka. Ariko afite na majisi gusa. Dizinefu ho bavuze ko ngo yaciye supaneti azirikanya imishumi, aca hejuru mu ibata ayimanukira ku mushumi, kuko icyo gihe bwo ngo batorotse ari babiri. Umugore ntanasanzwe si gusa. Nyuma yaho ubwo yaratorotse ajya kure, aragenda ajya muri Kenya, hashira imyaka igera 2 kugera muri 3 hagati aho ngaho. Birangije nyuma w'ubwe niwe wigaruye rero, kuko yaragiye ageza muri Kenya akajya mpamagara, kambwira ati mbabarire naguhoye ubusa, ariko yamamagara nimero butaha akamamagaza indi yamamagaje itariho, wenda yumvaga ko ndi buvuge bakamufunga. Butaha akamamagaza indi, yaba ari n'icyo afite akampa, akambwira ati naraguhemukiye mbabarire, akambwira ati twari inshuti, akambaza ati se abana bameze bate, akambwira ati akira udufaranga ubafashe mu ishuri cyangwa se mu mibereho. Nyuma hashize igihe ubwo urumva aho yagiye wenda
nkeka ko yagiye mu gusenga kuko yarambwiye ati narasenze aho ngiye gusenga hose bakampanura bakambwira ngo nakoze amakosa, ati nanjye nsenze numva ijwi rimbwira ngo subira mu Rwanda, subira aho waturutse nyine. Umuntu ashobora guhunga gereza, ashobora guhunga igihugu, ashobora kwihisha, ariko hari igihe umuntu adashobora guhunga umutima we. Uyu mugore yatekereje kuri Ntakirutimana, yatekereje ku gikomere yamusigiye, atekereza ku buzima bwe yahinduye, hanyuma afata icyemezo abantu bake bari gutekereza. Yahisemo kugaruka, ari nta umufashe ku mbaraga, yewe ari nta n'umuguye gitumo. Yahisemo kugaruka ubwe kugira ngo abazwe ibyo yakoze, yemera no kongera gufungwa, yemera guhangana n'ingaruka z'ibikorwa bye. Ubwa yikura muri Kenya yijyana i Bugande, ageze i Bugande ajya ku mupaka. Arabwira ati nishe umuntu mu Rwanda none ndaje ubwe niwe yiwigaruye. Ubwo se ageze ku mupaka aho yavuze ngo yishe umuntu, nyine we niko yababeshye kugira ngo bamugarure. Shavuga ko none utaza wivugisha ibyo ushaka byose ku mupaka ngo bakwinjize. Ntago mbizi kuko sindawugeraho. Ariko we nuko yababwiye. Kuko yabatiye telefone abapolisi bari barimo kumuzana. Ntiyababwira yuko ari nge dufitanye ikibazo. Arababwira ngo umuntu umupolisi wamamagara arambwira ngo umuntu witwa Dusabimana Eugenie uramuzi? Ndavuga ati ndamuzi. Arambwira ngo turi kumuzana mu Rwanda. Ndavuga ni se muri kumuzana kubera iki byagenze bite? Ngatubwiye ko yishe umuntu, adusaba ko tumuzana tukamujyana mu buyobozi nyine bakamufunga. Ati none icyo yifuza arifuza ko bagiye kumujyana imageragere, arifuza yuko uzaza kumureba igihe cyo gusura nikigera mukavugana. Ubwo nuko bambwiye. Ni koko ukuri kwagiye hanze, nyamara ukuri kwaje kwarakererewe. Umubiri wa Ntakirutimana wari waramaze kwangirika, isura ye yari yarahindutse, yarahindanye. Ubuzima bwe bwari bwaramaze guhinduka burundu. Hari amakosa umuntu ashobora gukosora, ariko hari n'ibikorwa iyo bimaze kuba nta buryo bwo kubisubiza inyuma. Uyu munsi Ntakirutimana avuga amagambo abantu benshi badashobora kwizera byoroshye. Avuga ko we n'uwamusutse acide mu maso bongeye kuba inshuti. Ntabwo bivuze ko ibyabaye byasibanganye, ntabwo bivuze ko ububabare bwashize, yewe nta nubwo bivuze ko ibyo umugore yakoze byari bifite ishingiro. Inkovu ziracyahari, amateka aracyahari, ndetse n'ingaruka ziracyahari. Ariko Ntakirutimana yasobanukiwe neza ko uyu mugore ibyo yakoze yabikoze ashingiye ku kwibeshya. Wumvisha guhamagaye wiyumvisha ute? Nyine mbere nabaga numva murakariye, ariko nyuma uko iminsi igenda ishira, hashize igihe kinini mpiye, hashize imyaka hafi 10. Uko igihe kigenda gishira, uburakari bugenda bushira koko nkabasha kumva ngo ese yatandakarira ari kurakarira nde, kandi yarumvaga ko ari nge yabibwiye wenda nta wundi yabibwiye. Bigatuma numva uburakari bugenda bushira, nkumva ko nkubaka kanya uko niyumva akakanya twicaye ari ibishoboka nka Perezida wa Repubulika akabibona iki kiganiro, akanyemerera akamuhimba baza akamufungura, byanshimisha. Kuko numva ko ku mutima wanjye naramubabariye, numva buri kimwe nabasha gukora kugira ngo atahe. Hari n'umuntu wandangira inzira akambwira ngo ca muri izi nzira zizatuma bamufungura, nabimukorera agataha. Kumubara ni kimwe, nibura se urumva yakomeza akaba inshuti yawe? Nubundi na mukanya tumaze kuvugana, nubundi mbifata ko tukiri n'inshuti. Kuko kuri gereza aho ari mageragere, iyo babatije telefone guhamagara, yarambwiye ngo babemereye guhamagara abantu 2. Bababwira ko ngo atanga telefone y'umuntu akenera kenshi bakayishyira muri systeme, nyine akaba ari wazajya ahamagara, apana kujya guhamagara ushaka. Ati yatanzemo iyanjye, iyo babahaye guhamagara n'ubundi ahita amamagara akambara ati sumeze ute, abana bameze bate, ati nagiye numva uko umeze. N'ubundi mbifata nkaho turi inshuti ubu. Iyi nkuru yatangiye ari inkuru y'abagore 2 bari inshuti, nyuma haza ibanga. Ibanga ribyara ubwoba, ubwoba buhinduka urwikekwe, urwikekwe rubyara uburakari, uburakari nabwo bubyara igikorwa kitashoboraga gusubizwa inyuma. Hashize igihe ukuri kuramenyekana, ariko kumenyekana k'ukuri nyamara ntibyakuyeho ibyo kwibeshya kwari kwaramaze gukora. Yitekereje ku bushuti bwiwe, ukongera ugatekereza ku ngaruka z'ibintu yagukoreye. Bihuza ute nyuma yaho igisubizo kiba ari ikihe umutima wawe? Ubucuti bwanjye nawe no ku ngaruka z'uko umeze, mpita niha amahoro mu mutima, nkavuga ngo n'ubundi
ibyambayeho wenda mfite uwo mbishinja ngo niwe wabikoze, ariko hari n'undi ugenda agakora impanuka n'ubundi akangirika nta n'uwari bubona avuga ngo ni runaka wabikoze. Mpita numva rero ko niba nabifata nk'igeno ry'umuntu, gusa mba numva narabyakiriye nkumva nta nubwo mbitekerezaho cyane, kuko numva ko n'ubundi byarabaye ngombwa ngo ko nzangirika gutya. Nshobora no guhira mu nzu, nshobora kugira ikindi kintu mba n'ubundi bikabaho. Ntago mbyibazaho cyane rero ngo bibe byatuma numva nongeye kumurakarira cyane. Nyuma y'igitero cya acide Ntakirutimana yagombaga kongera kwiga kubaho, ariko noneho mu mubiri mushyashya, umubiri wahindutse. Isura ye yari ifite inkovu, nyamara siko yamye. Ukuboko kwe kwari gufite inkovu z'ubushye, nyamara siko kwahoze. Igituza cye cyari cyangiritse, gisa neza nk'icyahiye kigakongoka. Umubiri we wari utwaye amateka y'umunsi umwe wahinduye byose, ariko yari akiri umubyeyi. Abana be bari bakimuhanze amaso. Ubuzima ntibwari buhagaze. Hari ibyo yagombaga gukora, hari abo yagombaga kurera no kwitaho, hari impamvu yo gukomeza kubaho. Gukira kwe ntabwo kwari ugusubira kuba wa muntu yari imbere. Byari ukwiga uburyo bwo kongera kubaho nubwo ibyabaye bitashoboraga guhinduka. Uvuze ko no bukivuza ubu bushya bwaguteye uburwayi waba ukivuza n'aka kanya? Hano akaboko hari karajemo kanseri, gusa narivuje nk'imyaka 2 irenga. Kajya bateramo inshinge, baragakurikiranye ko bisa nkaho bicogoye, uretse ko n'ubundi ngenda muri control, ariko ntago nkijya yari ukwivuza cyangwa njye mu bitaro bihoraho. Ahubwo ikibazo mfite cy'uburwayi buhoraho budahinduka ni amaso. Amaso kuno ntagahumiriza ngo afunge burundu, afungaho hagasigaramo umwanya. Urumva umuyaga ubucamo cyangwa se ari umwanda ukaba wakwinjira, bisaba ko mporana umuti. Hari imiti 2 banyandikiye igura 16,500. Mporana nyine bihoraho, biba ari itegeko ngo ushire mfite undi, kuko iyo mbaye ntawo mfite amaso aruma. Ariko hari uburyo bavuze ko babikemura akaba byarangira abonetse ubushobozi. Oya, kuyavura uburyo bwashobokaga ahanini barabukoresheje. Bagiye bakata ahandi ku mubiri bagateraho. Iri ngiri uko biri nta kibazo, ariko iri ryo byaranze. Baragerageje uko bishoboka kose ntibyakunda. Barashanye. Uyu munsi umwe muri aba bagore aracyatwaye inkovu ku mubiri, undi aracyari mu gihano cy'ibyo yakoze. Ariko hagati yabo hari ikintu gishobora kugora benshi kumva. Hari imbabazi. Inkuru ya Ntakirutimana nubwo ari inkuru ya acide gusa, ni inkuru y'ingaruka zo gufata icyemezo utamenya ukuri uhubutse. Ni inkuru y'uburakari bw'akanya gato ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu burundu. Ni inkuru y'umugore wahatiwe gutwara amakosa y'undi muntu ku maso ye, ariko nyuma akanga gutwara urwango mu mutima we ubuzima bwe bwose. Umubano wanyu aka kanya wawusobanura ute? Umubano wacu aka kanya mba numva ko bishobotse agataha, twakongera tukaba inshuti. Ikindi nanone gituma nifuza ko ataha, ariko kandi ntubyumve nabi ngo wumve ngo ni ukwikunda, ariko binabayeho nabyo byanshimisha kurushaho. Mu rubanza bamuciye indishyi za $15,000,000. Abigiramo uruhare pe kugira ngo agerageze kunyishyura, ariko biranga. Ibyangombwa by'ubutaka byahagombaga kugurishwa yarabimpaye, arambwira ati ngenda afunze, wowe shaka uburyo bikurikirana hagurishwe bakwishyure. Nshaka umuhesha w'inkiko, urumva nta mafaranga nayo mfite yo kumwishyura, biba bigoranye kubona amafaranga. Nshaka umuhesha w'inkiko, twumvikana ko nihagurishwa ari bwo aziyishyura. Umuhesha w'inkiko ajya kureba muri ako gace uwo mugore yari atuyemo, abantu baguze nabo ubutaka, barandika barasinya yuko bahagurishije, ariko ntibakoze mitasiyo n'uwo nguwo ufunze. Ajya kureba n'uwo ufunze nawe arandika arasinya ko yemera ko banyishyura, ko aho hantu hagomba kugurishwa bakanyishyura. Ariko bisangwa mu mategeko bisaba ngo hagurishwa habe hamwanditseho. Kandi ntihamwanditseho, urumva handitse kuwo baguze. Ariko uruhare rwe rushoboka yagombaga gukora kugira ngo hagurishwe hanyishyure yararukoze, ariko byicwa ni uko hatamwanditseho. Bikaba byarasabaga ngo dushaka umwavoka ujya mu rukiko arege asaba ko hamwandikwaho,
urumva umesha w'inkiko nari namubonye wazishyurwa nyuma, ariko umwavoka ubikurikirana akazishyurwa nyuma we sinamubonye. Kandi ubwo urumva byari mbere nkivuza kenshi, uretse ko n'ubu nkivuza bitarangiye, ariko kenshi gashoboka n'ubundi nabaga ndi kwa muganga, birananira kubikurikirana ndabireka. Izi nkovu zawe zabaye igice cy'umubiri wawe, igice cy'ubuzima bwawe. Izi nkovu zisobanuye iki? Ni irihe somo zitanga, haba kuri we mu mutima cyangwa no kuri rubanda? Kuri rubanda bo sinzi uko babifata, gusa njye sinjya nanazitaho cyane, sinjya nanabitekerezaho, bifata uko biri, ntabwo mbitindaho. So muri no experience niki cyakubabaje cyane? Ese ni ububabare wagize n'ibintu byagusigiye cyangwa ni ubuhemu bw'inshuti? Ububabare cyangwa se icyo navuga, iki cyakubabaje cyane muri no experience? Ni ububabare wagize n'inkovu byagusigiye cyangwa ni ubuhemu bw'inshuti yawe? Icyambabaje ni uko njye nuriya kuba twari inshuti byangiritse, bikangizwa n'akantu gato kandi katari n'ukuri, twese byaradusenye. Ari njye byansigiye izi nkovu, kandi nawe ahari ndabizi neza ko atishimye. Twese urumva ko byatwangije. Ubwo ahubwo kumbaza ati wenda byagusigiye iki, ahubwo ubwo icyo byansigira ni ukubwira abandi kwirinda guhubuka. Wagirana n'umuntu ikibazo mukagerageza kukiganira, nyine warakarira umuntu ukagerageza kumwereka ko warakaye, ukamwereka n'icyakurakaje. Byaba ngombwa akagusobanurira ati wenda ikibazo kimeze uku, cyangwa akagusobanurira mu buryo buri butume mwiyunga, cyangwa se byakwanga mugatandukana, ariko wamubwira icyakubabaje apana kukigumana mu mutima. Yego. Aba ari ikibazo usigaye ugirira mu kufungura umutima umuntu wari wese ngo umube inshuti akubitse amabanga, cyangwa byatumye ugira impungenge ntukigire inshuti nyinshi? Nyine mba numva naba inshuti n'umuntu bisanzwe tukabana neza, nta buhemu, nta kubangamirana, ariko nkumva ubucuti bukomeye bwatuma hazamo amabanga akomeye, cyane cyane ko nanjye buriyo mba muri icyo gihe ndi umuntu utekereza. Buriya hari igihe kigera umuntu akaba abayeho nk'udatekereza. Iyo mba ndi umuntu utekereza, mba namugira inama nkabwira ngo ibi bintu ugiyemo ntabwo ari byiza, nkabwira nti wenda mba naramugiriye inama, ariko icyo gihe nanjye nta bwenge nari mfite bwo kumugira inama. Ubwo urumva nanjye nibara nk'umufatanyacyaha. Kuko umuntu akubwiye ngo ngiye kwica umuntu, ntumubuze, yamwishe cyangwa se akagira ikindi kimubaho, nawe uri umufatanyacyaha. Nubuhe butumwa wagenera abantu bakunze kuba inshuti bagacutika cyane bakabikirana amabanga? Hari inama wabagira byanze bikunze? Inama nabagira sinababuza kuba inshuti, ahubwo inama nabagira mu bucuti bwabo ni ukugerageza kumvana cyangwa se kutaryarya. Buriya mba numva njye nawe tubaye turi inshuti, nkagucaho nkagusitara, cyangwa se nkagira akantu ngukorera kakubabaje ariko ntukavuge, ukakagumana, mba numva uri indyarya. Ko mba numva niba nkukoreye akantu niyo kaba gato kakakubabaza, wakabaye ukambwira kugira ngo ubutaha nazongera gukora ako kantu kakakubabaza. Kuko njye nkukoreye ikikubabaza ntukimbwire, nazajya mpora ngikora ntazi ko ari ikosa. Njye numva ari ibisanzwe. Ubwo rero hagati aho abantu bari inshuti bajye bagerageza kutabana by'uburyarya. Ubangamiye undi ntuvuge ngo nimubwira ko yambangamiye wenda turatandukana, kuko n'ubundi umuntu muri inshuti mugatandukanwa nuko wamubwiye amakosa ye, ubucuti bwe ntawe buba bwari bufashe. Umuntu muri inshuti umubwira amakosa ye, wenda akarakara mu kanya gato, nyuma yabitekerezaho mukabiganiraho bigakemuka, mugakomeza ubucuti. Yego. Naho n'ubundi umuntu uzabwira ikosa yagukoreye agahita arakara, uwo nushaka urekere, n'ubundi ntabwo aba yari inshuti. Ndabizi muri aka kanya uri kwibaza ikibazo nk'icyo nanjye nibaza. Kuki umuntu mwari inshuti yagera aho ashaka kwangiza ubuzima bwawe burundu? Kandi se byagenda bite uramutse nyuma umenye ko icyatumye ubikora cyari ikinyoma? Hari abantu batazabasha kumva icyakurikiyeho, hari n'abazavuga bati njye sinari kumubabarira. Ariko iyo ubajije Ntakirutimana uko uyu munsi afata umugore wamusutse aside mu maso, igisubizo cye gishobora kugutungura. Kuko nyuma y'ububabare, nyuma y'inkovu, nyuma ya gereza, nyuma y'ukuri kwamenyekanye bitinze, Ntakirutimana yahisemo inzira abantu benshi batari gushobora guhitamo. Yahisemo kubabarira. Wabarigeze utakaza icyizere muri ubu buzima nyuma ko ibyo bibaye? Yego cyangwa hoya? Ese nimba ari yego cyangwa hoya,
uribona hehe impamvu ni imyaka 10 iri imbere urabona ubuzima buhagaze gute? Impamvu nigeze nakaza icyizere cyo kubaho, igihe ndabyibuka igihe kimwe nigeze kumva ko nagitakaje ndi kwa muganga nanga ko bamvura, mvuga ati n'ubundi ko kuko nari mfite ibipfuka ahantu hose, urabona gupfuka mu gahanga na ku mazuru barapfuka gukayona nk'umupira uhambiriye, bagacisha n'ibipfuka inyuma hose no ku ijosi no ku mutwe kugira ngo iby'imbere bitavaho. Nyine nabaga ameze nka baro nk'umupira ubanza uhambiriye. Ngeze aho nkareba nkavuga ngo uje kunsura ndamwumva simureba, nkumva nyine birambangamiye. Ngeze aho nanga ko bamvura, nkumva nyine nshaka gupfa. Bigeze aho umuganga umwe wari uri kumvura arambwira ati niba ushaka gupfa ko wiriwe wanze ko tukuvura umunsi wose, reka tuzane abana bagusezereho. Nkubise agatima ku bana mpita mvuga ati iyo mpamvu mumvure vuba vuba ubwo njye kubareba. Wanga ndamwemeye. Ndavuga nti mumvure vuba njye kubareba. Impamvu nigeze ntakaza icyizere ko cyo kubaho, niyo nabaga numva umutima naba nacitse intege, ariko nagerageza kwikomeza kubera impamvu y'abana. Mvuga ngo umwana urabona kuba yambonaga ndi muzima mfite isura nzima akambona ameze uko, urumva byo byari igikomere kuri we. Noneho kongera kumbona nanjye ubwanjye nacitse intege, nageragezaga niyo naba ndi kurira amarira ashoka nkashinyika nk'uri guseka, ku buryo nambaza ati bimeze bite kuri kurira kandi useka, ndi bumubwire ni ibitwenge byinshi bitumye ngira amarira. Niyo naba mbabaye ku mutima cyangwa mfite ibindi biri kumvunisha, nakoraga uko nshoboye kugira ngo batabona yuko hari ikibazo mfite. Kandi nabyo byamfashije mu kwiyakira no gushira uburakari vuba, kuko narigeragezaga kuba icyo gihe bwo nkababeshya ngo ibyabaye byari igeno ryabyo, nkabereka buryo cyari igeno byagombaga kubaho, n'ubundi niyo atabinkora wenda byari kuba muri buriya buryo bundi, ari ukugerageza kubakomeza ariko bikarangira nanjye nkomereyemo.